mwamubonye Rocky Amerika se wayibonye ite? Amerika wayibonye ite? ahubwo yo yambonye ni Amerika ndayica. Urayica? Ndayishe. Amerika ndayishe. Bikomeje gukomera ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Rocky yashyingiwe, Rocky ari gukora imirimo y'amaboko muri Amerika n'ibindi byinshi cyane. Ese ubundi uyu mugabo Rocky Kimomo ibi byose biri kumuvugaho ni ukuri? Ese ubundi Rocky waba uzi igihe yavukiye cyangwa se ubuzima bwe bwite kugeza n'ubu ngubu ko biri kumuvugwaho? Waretse tukabana muri iki kiganiro. Ubu njye nitwa Frage, turi kuri Frage Top TV, umuyoboro wa YouTube channel icaho ibintu by'ubwenge ugomba kumenya. Reka tubane kuri Rocky Kimomo kubiri kumuvugwaho tumenye ukuri kwa nyako. Ubundi Rocky Kimomo abijya gutangira hari mu mwaka w'1991 ubwo izuba ryarasaga, impundu zaravuze, kwavutse umwana w'umuhungu. Icyo gihe ababyeyi bamwise Uwizeye Mariko. Bamwe bavuga ko hari ku itariki 24 Kanama 1991, abandi bakavuga ko hari ku itariki ya 2 Mutarama. Ibi by'amatariki abiri ntitwabitindaho, ahubwo reka turebe ngo yavukiye. Ubundi Rocky Kimomo yavukiye mu mujyi wa Kigali, agace ka Muhima, yakuziriye mu gace ka Gasyata. Ababyeyi be ise yitwa Gerard Nzamurambaho. Uyu Nzamurambaho ari nawe wahisemo izina ryo kuba yamwita Uwizeye Mariko. Nyina yitwa Immaculée Batamuriza. Afite umuvandimwe mu imiryango itandukanye, ikavuga yuko afite one sibling. Amashuri n'imyaka yize mu yisumbuye muri Ecole Saint Joseph Kabgayi, arangiza muri 2012. Nyuma yaho yagiye mu ishuri rya Technique, arangiza muri IPRC East Integrated Polytechnic Region Central East mu mwaka wa 2017. Inzira y'umwuga yatangiye gukora icyo bita agasobanuye, interpreting dubbing amafilime mu Kinyarwanda. Uhereye muri 2015 nibwo Rocky Kimomo yatangiye gukora agasobanuye. Umushinga we wa mbere muri uyu mwuga wo gusobanura filime muri 2016 muri African Movie Market, ikigo gikorera ibikorwa bijyanye no gucuruza amafilime asobanuye. Niho yinjiyemo neza, atangira kujya nawe akora agasobanuye. 2018 yashyize hanze icyitwa Rocky Entertainment. Yari ifite amashami atandukanye harimo label y'abahanzi, translation nk'ubusobanuzi bwa filime, ndetse n'igikorwa cyo kwamamaza ibintu bigiye bitandukanye. Ibindi byagaragaye yagutse mu bikorwa bitari gusa gusobanura amafilimi, yanatangiye ibikorwa bya tourism mu Rwanda, abishyira imbere binyuze muri Kimomo Safari, aho yaragamije guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. We na genge bakoranaga irimo Kadafi, Savimbi n'abandi. Afite ibikorwa by'ubugiraneza nk'ibyitwa philanthropy, afasha imiryango yo mu karere ka Gasabo, cyane cyane abana barwaye cyangwa bafite HIV, ubwandu bw'agakoko gatera sida, abishyurira amashuri n'ibindi by'ibanze. Uyu mugabo udasanzwe yabaye ambasaderi w'ikirangantego wa Airtel Mobile Rwanda. Iyi telefoni ya Airtel icuruza amatelefoni ihebereye ambasaderi. Umubare w'abamukurikiraga ku mbuga nkoranyambaga, urubuga rwa YouTube Rocky Entertainment rwageze ku bakiriya cyangwa se abamukurikira bagera kuri 1 miliyoni. Yakoresheje imbuga nkoranyambaga cyane mu kwamamaza ibikorwa bye, gusobanura filime no mu mihango yo kwamamaza abahanzi ndetse n'ibindi bikorwa byo muri sosiyete. Rocky Kimomo kandi kuri Rocky Entertainment yacijeho ibiganiro by'ubuhanga byuje ubwenge byakunzwe na benshi kugeza aho yabonye 1 miliyoni.
ibijyanye n'amakimbirane cyangwa ibibazo yigeze guhura nabyo, hari ikibazo cy'amasezerano hagati ye na Igwe Media, iyi ngiyi yakoraga filime nyarwanda. Aha bamushinje kutubahiriza amasezerano, ndetse bamwe bavuga ko amafaranga yashyizwe muri poroje zimwe atarishyurwa uko bikwiye. Hari umuhanzi bita Papa Cyangwa wakoranye na Rocky Entertainment, ariko nyuma habaho gutandukana, impaka z'amagambo n'ibindi byerekeye uburenganzira bw'indirimbo, kwamamariza ibikorwa n'imikoranire yabo hagati yabo birangira icyo gihe. Hari imishinga myinshi na filime byagiye bikorwa na Rocky Kimomo. Filime Wrath of Soldier, umujinya w'umusirikare, yasohotse mu mwaka wa 2023. Rocky Kimomo yatunganyije anashyiramo umuziki wayo. Indirimbo murayizi, umujinya w'umusirikare. Yashyize hanze indirimbo ye ya mbere atigeze aririmba cyangwa atigeze ayiririmba mu buryo busanzwe, yise umutima w'umusirikare. Yakoze ku bufatanye n'abandi bahanzi, ariko iyi ndirimbo yariye. Ubu noneho twageze mu gice cy'umwaka wa 2024 kugeza uyu mwaka 2025. Ese ubu ngubu Rocky Kimomo ari kubarizwa hehe? Muri 2025 Rocky Kimomo nibwo urubuga rwe rwa YouTube rwujuje abamukurikira barenga 1 miliyoni. Yakomeje kugira uruhare mu myidagaduro nyarwanda, entertainment industry, mu bijyanye no gusobanura filime, kwamamaza, gufasha abahanzi no guteza imbere ubukerarugendo. Hari icyifuzo cye cyo gukora filime zifite agaciro gakomeye mu Rwanda, ndetse no gukoresha amafilime ye nka kimwe mu bituma igihugu kiyoboka ibikorwa by'iterambere. Ibindi Rocky Kimomo akora ibikorwa byinshi by'amajwi, doubling n'agasobanuye, byose mu kinyarwanda, bigafasha abantu benshi kubona amafilime mu rurimi rw'ikinyarwanda. Afite impano mu gutegura amashusho, music, kwamamaza, gucunga abahanzi n'ibindi byinshi cyane. Ariko ubu ngubu biri kuvuga kuri Rocky Kimomo, iyi YouTube twaje tuvuga yavunikiye ikagera ku bantu barenga 1 miliyoni. Ubu ngubu nta gaciro ikimufitiye, kuko YouTube yayifatiye ibihano. Ubu ntago iyi YouTube ye ikiri monetization. Ibi nibyo byavuyemo intandaro kuba Rocky Kimomo yarerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari uzabona byose biri kuvuga ko yaba yarashatse, yarakurikiye umukobwa n'ibindi byinshi. Ndabizi nawe ukomeje kwibaza ngo ibi biba biri kuvuga kuri Rocky Kimomo byaba ari byo. Ubundi Rocky Kimomo tugiye kureba benshi ntago bazi mu byo ari gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Rocky Kimomo akomeje kujya yerekana amafoto amwe n'amwe ari ahantu hagiye hatandukanye. Iyo foto rero ko bayibonye niko bavuga ibijyanye n'ibyo biboneye ku ifoto. Niba mubona ahantu herekeye business, bahita bakukora ikiganiro bavuga ati Rocky ubu ngubu yatangiye business muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubundi Rocky aho ahereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta muntu n'umwe uzi icyo arimo gukorayo. Byose uri kugihuga ku itangazamakuru ni ibihuha. Kuva Rocky Kimomo yagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta kintu na kimwe aratangaza ngo kibwire abakunzi be. Rocky Kimomo ibya YouTube bye yarabyemeye ko YouTube iyo yagize ikibazo ataba nk'abana ngo arire arizwa na YouTube. Ibyo ni byavugiye kuri televiziyo ya Cheetah Magic. Reka twanzure tuvuga ko Rocky Kimomo amakuru amwe n'amwe ari kujya agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ni ibihuha cyangwa se agatwiko. Ugezweho aravuga cyangwa se yaceceka akavugwa kugira ngo murireho hite. Ngibyo ibya Rocky Kimomo njye wumvaga na Refrage. Iyi ni Furage Top TV. Ngushimira kuba warakanze subscribe. Tujye tubana umunsi ku munsi, uruhu w'agaciro kuba wumvise iki kiganiro.
Nyagasani Yezu aguhe imigisha mu byo ukora uyu munsi. Ciao ciao.